turacyakomereje ku ijambo ry'Imana. Zaburi iyi igice cya 73. Ku basoma Bibiliya ni igice cya gatatu, ni igice cya gatanu muri Zaburi, ni igice cya gatatu muri Zaburi ya 73. Iyi Zaburi umutwe wayo w'amagambo uravuga ngo Zaburi iyi ni iya Asafu. Ni ukuri Imana igira neza igirira neza Abisiraheli, ariko ubu ngubu nanjye yangiriye neza. Icyo gihe hari mu Bisiraheli, ariko ubu nanjye ni njyewe Nsabimana Rajabu Emmanuel uri kuyisoma. Bafite imitima iboneye, ariko njyeweho ibirenge byanjye byari bugufi bwo guhanuka. Intambwe zanjye zari zishigaje hato zikanyerera, kuko nagiriraga ishyari abibone ubwo narebaga abanyabyaha baguwe neza, kuko nagiriraga ishyari abibone ubwo narebaga abibone abanyabyaha baguwe neza. Umurongo wa 4 uravuga ngo kuko batababazwa mu ipfa ryabo, ahubwo imbaraga zabo zirakomeye. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Igihe nakirijwe rero nicyo gihe nanjye ngezemwo ubu ngubu. Iri jambo ry'Imana maze kubasomera ni naryo nakirijwemo. Nagize ikibazo uko umuntu ashobora gukora ibyaha ari no mu murimo w'Imana, ariko ibyo bikababaza Imana, kuko ibasha kureba ikareba aho umuntu atabasha kureba. Muri iriya Zaburi 139 umurongo wa 3 haranditse ngo ireba aho umuntu atabasha kureba, ngo iyo ibasha kureba umuntu aho yicaye, uko agenda, agace aherereyemo kose, kabone naho yaba ari ikuzimu hasi, Imana iramureba. Ibyaha byose umuntu akora Imana ibiri kumureba. Ndabyibuka neza, hari umugabo umwe wigeze ajya gukora ibyaha, ajya gusambana, arangije afata ishapure ayicomeka munsi y'amatera, arangije aravuga ngo adasambana, ngo Yezu ngo ari kumureba. Ariko Yezu yaramubona. Kubona Yesu ari ku musaraba bigutera kubatizwa, ukajya mu mazi menshi, ukumva neza yuko bya byaha wakoraga bikubabaje, ukihana ukarekeraho. Ariko umuntu wamubonye wenyine gusa ku musaraba, nk'uko turi kurebana gutya, ataramwakiriye muri we ngo ababazwe n'uko yamanitswe ku musaraba, ababazwe n'ibyaha akora bikimanika Yesu ku musaraba, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo twaturirane ibyaha byacu, ngo kuko ubwami kugira ngo umwami Imana cyangwa se Imana mu butatu bwayo butagatifu nayo imanuke itubabarire. Nta mbabazi zijya zatangwa n'umwana w'umuntu ku byaha, Imana nitanga imbabazi, kuko umuntu arakubabarira, yamara kukubabarira ejo nanone akongera agasubira muri bya byaha, nanone akongera akabikora.
ariko iyo hawe imbabazi n'Imana ihora igukebura ikakubwira ngo mwana wanjye nyura ahangaha, muhungu wanjye nyura ahangaha, ejo n'ejo bundi umuntu akabashyitse mu ivugabutumwa agakomeza akavuga ubutumwa, kuko ubutumwa bw'Imana twahamagariwe umuhamagaro wo kugira ngo dutabare abantu bananiwe. Ntago ari twe tubatabara, twebwe turababwira tukababwiriza kugira ngo bave mu bibi, baze bakore iby'Imana ishaka. Nta muntu watabara undi ngo mukure mu bibi, ariko umwuka w'Imana aramanuka akamusanga, kuko twebwe turi za mikoro z'Imana, tugomba kuvuga iby'Imana idusaba. Buri muntu wese rero agomba gukizwa ku cyiwe igiti, nta kuvuga ngo Imana itubabarire ukiyana muri rwa rundi muri rusange. Vuga ngo Imana imbabarire, kuko ari icyaha, icyaha gikorwa n'umuntu umwe. Ntabwo umuntu ajya akora icyaha ngo azakibarize no ku wundi. Hoya, icyaha gikorwa n'umuntu umwe, nubwo abantu agifatikanya, ariko buri muntu wese ahanwa ku cyiwe giti. Kujya mu ijuru nta muntu uzajyamo ari umunyabyaha. Nta juru ry'abanyabyaha rihari, nta juru ry'abasambanyi rihari, nta juru ry'abanywi b'inzoga rihari, kuko mu ijuru ntihazabonekamo abasambanyi, ibisambo, abasinzi, abarozi. Ntabwo abarozi bazabonekamo, nta muryango w'abo bantu uhari, nta muryango mu ijuru uhari w'abanyarugomo. Icyakoze nemera ko hazabonekamo abihana. Umusambanyi ashobora kwihana ngo agatanga wa wundi ngo ubimazemo imyaka 20 ijuru. Bizaba byagenze ute rero? Ni wa wundi waguye yari ari mu gakiza. Aribo babandi rero. Tito igice cya mbere umurongo wa 16 haranditse ngo bavuga yuko bazi Imana ngo bakayihakanisha ibyo bakora, ngo abo bantu ngo ni abantu gusa, ngo kandi ngo batumvira n'Imana, no mu mirimo myiza yose ngo bakora ngo ntacyo bamaze. Abo ngabo rero nibo batumye abantu bahera babaye amabuye ku nzu z'Imana. Abo bantu nibo batuma Imana irakara, kuko ahantu abakizwa banyura nibo baba bahagaze, bameze nk'amataza ahagaze ku miryango y'inzu z'Imana. Abo ngabo basangwa mu rusengero, ejo ukamusanga mu ndaya, ukamusanga mu rusengero, ejo ukamusanga mu busambo, ejo ukamusanga mu rusengero, ukamusanga n'ubundi ari muri za nzoga, ugasanga n'ubundi babandi batekerezaga gukizwa bakabona bari kumwe na runaka, bagasanga ni pasiteri, bagasanga ni mudiyakoni, bagasanga ni umuvugabutumwa, bagasanga ni umukristo. Abo bose niko babaye amataza imbere y'Imana. Ndagira ngo mbwire abantu bari mu gakiza, mugumemo, mugume imbere y'Imana, kuko Imana ishobora byose. Wirinde ikintu cyose cyatuma umutima wawe uhumana. Wirinde guhumanya umutima, niho muzagendana n'Imana. Imana niyo ishobora byose. Maze gukizwa rero nakomeje urugendo rwanjye, ariko bene wacu barandwanya. Barambwira ngo ntago nari nkwiriye kuva mu bisilamu ngo njye mu bakristo, ariko nabo urebye nabo ntago bari mu bisilamu, kuko nabo usanga muri bya byaha nakoraga nabo biberamo, kuko bo bazi ko bari mu bisilamu ariko nta bwisilamu bafite. Umwisilamu nyakuri agomba kuba nibura yisangamo agakiza, kuko Korowani ubwayo yemera Kristo. Ndibuka neza mwarimu witwaga Gisarita yigeze anyigisha, anyereka isura ya 49 mu musafu mukuru, sanga handitsemo ngo Yesu ni imfura mu bazutse, ni itangiriro ndetse ngo akaba n'iherezo, ngo nta n'uzajya kwa Data adaciye ku birenge byiwe. Noneho nkibaza rero babandi bamwanga batamwemera baturuka he? Uwo mwarimu nubwo yaje gupfa, ariko yapfuye nawe yarakijijwe,
yari yaturukaga mu iyo za Bugande, kuko yapfuye yarakijijwe, yarakiriye agakiza, yaramaze kuva mu bisilamu, yarakijijwe. Harimo rero abinjirira mu nzira zitari zo, bakagenda. Nge sinsebya idini, ahubwo ndasobanura uko ngewe nari ndimo meze, kuko nta gakiza nari mfite. Buri muntu wese uzanyumva atazavuga ngo navuze ku idini, nta dini navuze, ahubwo nsobanuye ibyo nari ndimo. Bene wacu rero barambwiye ngo ntabwo uzajya mu mazi ntuzajya kubatizwa, turaguhakaniye. Barambwira ngo nimba ashaka kubatizwa ngo nimbanze numva ibyo bambwira. Barambwira ngo nzaca mu kirere bace ku butaka, nica ku butaka bace mu kirere. Barankanga bihagije, barambwira ngo bazanshaka kandi bambone. Bari abagabo bakomeye pe, twajyaga tujyana muri dawa n'ahandi, ariko ndavuga ni naguntu rero nasubira inyuma. Mbabwira yuko namaze kuba umwe mu bakiriye agakiza, namaze kwakira amaraso ya Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo naracunguwe, nari ntarabatizwa, hasigaye iminsi 3 bantegeka kutabatizwa, ndetse barambwira ngo nimba rero n'ubukene bunteye kubajyamo, banyandikira iyo sambu, n'ubundi yari isanzwe ari yanjye ngo bayimpereze. Ariko ndababwira ni nubwo mutayima, ngewe Imana izampa ibirenze, kuko namaze kwariye. Numvaga nanze igitsina gore cyose kubera mama, kuko yari yarambye akanjugunya muri uwo muryango, ngakurira ku nkoni. Nakuriye ku nkoni zihagije pe, barankubita bihagije, bituma nanga umuntu wese ubyara aho ava akagera, kuko narasangaga umusore n'umukobwa bahagaze ku muhanda, nkumva neza ko nabo barimo kwa kundi uko mama yambyaye nabo ariko bagomba, nabyo ari byo bagiye gukora. Nkabahukamo rero, nkabahukamo n'amabuye, kandi ni n'umwana mutoya. Byabaye gutyo rero, mbikuriramo, nkurira muri bwa burara. Ariko Yesu rero aho hose niko yagiye ahantambutsa. Ndabyibuka neza, bigeze bafata banjyana muri 1/2 muri Kongo, bagiye kumvuza. Nari nararwaye bwake rero, ariko narakuze, narazingamye, nduruzingo nyine rutere aho ngaho, umusatsi waracuramye. Baravuga ngo reka banjyane muri Kongo. Bangeza muri Kongo ku muzungu witwaga Roho. Mashyitse ngewe nsanga ndi muzima, nasanze ibicumba bigenda bicumbagurika, ngenda nyine ababyirangirizaho bakabura n'uyabakuraho, abatagira amaguru, abatagira amaboko, ibimuga byose niho byabaga, abana barwaye niho babaga. Aho ngaho rero narahashyitse. Maze kuhashyika, ndeba ubwo buzima abo bana babayemo, ntangira no kwifuza icyansubiza iwacu. Baje rero kundeba umunsi umwe, ndabyibuka, sogokuru yari umusaza mwiza witwa Kubuhingi ya Budara, yaraje arandeba, n'undi mubyeyi witwaga Nakure Amida. Icyo gihe numvishije mbakunze cyane, nubwo nari nkiri umwana mutoya, narazingamye. Uyu musatsi mubona wari warabaye umuhondo, ariko urabona ko Yesu agira neza, agakara nyine kari ku musatsi, yangiriye neza. Rero ibyo nari nibutseho ngaho, kuko dutanga ubuhamya dukora ku bya kera, tugafata no kubira aho ngaho. Ndashimira Imana rero yankijije, ikankiza kuva mu ruzingo, nkaba nanjye nica ahangaha nambaye ku ikote. Maze gukizwa rero, bene wacu barambwiye ngo nta kuntu bishoboka, baranyirukana. Ndagenda ntangira kuzajya mba impande n'impande, biranga. Mbonye ko bidakunda, nyine mbuze ahantu ho kuba, ndagenda njya ahantu bita Igashonga, ndahava naho ngaruka hino ku Murehe gatoya. Mpageze ubuzima burancanga,
kuko ntari imenyereye ibintu byo guhinga cyane, nari narabivuyemo, nahingaga kera nkiri umwana mutoya, mariye kuba akabandi gakuru, nigira mu muhanda sinongera gusubira kwa nyogokuru kuko bankubitaga, bakankubita igiti gihagije, ibyo nakoraga byose ntibabyo. Yesu nashimwe. Ubwo rero narahunze munga bene wacu kuko bari bambwiye ko batagomba kubana nanjye maze kwakira agakiza. Nari maze kumva ko Yesu uri we wenyine wamfasha mu buzima bwanjye, kuko nimba nari maze kuva ku itabi, narabuze icyarinkuraho, naravuye ku biyobyabwenge, narabuze icyarinkuraho, narihereraga ndi umugabo ngakurura kuri arikore, nakwiherera ngakurura kuri risasi, musanga uwo mugabo witwa Yesu ari we Kristo, ari we wenyine wantabara wenyine. Nemera rero gutandukana n'umuryango, ngenda ukwanjye nabo bagenda ukwabo, mbasiga ni Kamembe njya ahitwa Igashonga, ndahatura, mba ahitwa Igashonga, ntura na hano no ahantu bita ku Murehe mu Rukumba, ari naho nakomereje cyane umurimo w'Imana. Narahageze matera ibintu by'amajaride, baranankunda cyane, mbisangamo mbafata nk'abavandimwe, numva biranejeje. Rero aho ngaho niho naba naragumye cyane imyaka 3, nahamaze imyaka 3 maze gukizwa, nakiriye agakiza, mpaguma muri ubwo buryo bwo kugira ngo munge bene wacu, kuko nabahunze nanjye nyibakunze, ahubwo twatandukanyijwe nuko nakiriye agakiza, mbavuyemo ntakiri muri bo. Rero umuntu wese uzumva kuri ubu buhamya n'iri jambo ry'Imana akumva hari icyo namufashaho, nomero ya telefone ni 0784 0784 22 32 663. Ndayisubiramo 0784 22 32 663. Na Tigo ni 0722 32 11 633 0722 32 11 633. Yesu rero ashimwe kandi ahimba. Mwakoze cyane gukurikirana ubuhamya bw'umukozi w'Imana Emmanuel. Turamushimiye Emmanuel. Nsabimana Rajab Emmanuel ukiri umusore. Murakoze cyane rwose uyu munsi mwitanze, Imana ibahe umugisha. Yesu abishimire, amen. Icyo twabasaba rero ni ugukora subscribe, mugakora like kuri iyi channel yacu, ndetse mugakora share kugira ngo buri wese azajya areba ubu buhamya. Ndizera neza ko hari aho buzabavana naho buzabageza mu buryo bw'umwuka ndetse no kwihana ibyaha. Turabakunda cyane, tubasabye ko mwadushyigikira. Murakoze.